ijambo ry'umunsi. Nk'uko ejo twabibijeje, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ngo nicyo umukristo yakora kugira ngo agire umutima ukeye. Kugira ngo uze kuza kubasha kumva neza ibi ngibi, biraza kugusaba gusoma muri Petero igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 8. Kugira ngo tubashe kumva icyo kugira umutima ukeye bishatse kuvuga, ubanze wibaze ngo intoki zawe zisa nabi ukora iki. Icyo ukora nta kindi, uzikaraba inshuro nyinshi ndetse wakumva zidakeye ugakomeza kugeza unyuzwe. Ibi kandi unabikora mu gihe cyose wumva ko mu ntoki zawe harimo umwanda mwinshi, nubwo waba utawubona gusa ukumva muri wowe intoki zawe ziranduye. Mu gihe rero twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tuba dukeye mu maso ye. Ibi ariko ntabwo bivuze ko tuba dufite igikuta kiturinda ibyaha burundu. Byanze bikunze, iyo tuba mu isi yacu tugenda duhura na bikeya bitwanduza mu buzima. Ahangaha twavuga nk'amagambo akomeretsa abandi, kugirira ishyari abandi, kwigira abo tutari bo, kwiyemera tugatekereza nabi n'ibindi. Ibi ngibi nibyo bintu bitwanduza, bigatuma kwagucya kwacu rwose guhita kuvaho. Ibi rero bivuze ko kenshi tujya twandura mu gihe cyose turi mu isi. Ibi rero nibyo byatumye muri Yohana Yesu abwira Petero ati, uwoza abakeye umubiri wose gusa mu gihe yanduye kugira ngo yongere gucya neza, bimusaba gukaraba ibirenge, ubundi umubiri ukabura akeye cyane. Ugero ushaka gucya nyabyo ni ugukoresha isabune y'Imana, ari ryo jambo ry'Imana. Umutima wawe ugomba kuba ukeye kugira ngo umwuka wera abashe kwinjira. Ijambo ry'Imana ryananditswe ngo tubashe kubona uko ubuzima bwa nyabwo bwakabaye bugenda. Iri jambo kandi ryaje ngo rituvanemo ibitekerezo bibi twumve gusa ibyiza. Mu gihe tubyumva neza, tugomba kwemera kandi tukicuza nyabyo, ari nabwo buryo bwiza bwo gusukura imitima yacu. Kumva ndetse no kwicuza nyabyo nibwo buryo bwiza bwo kugira umutima ukeye. Nyuma y'ibi, urumva uyu munsi wigeze woga? Ese umutima wawe wo waba usukuye? Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Waba wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo? Twandikire kuri iyi nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ariyo ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu, ariyo nemevangelism@yahoo.com. Bikore tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu kandi ukaryigira aho uri hose. Turanakugezaho kandi izi nyigisho zitandukanye zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.